yarasanze ejo bundi rabimbwira ngo nzabwira abanyarwanda ngo mbabwire ngo umuntu wese uzi ko Imana yavuganye nawe irambwira ngo mbwire cyane cyane abantu bafite abantu zabanga Imana izabatabara nyuma y'imvura ngo izabaha amazu ngo nyuma y'imvura ngo izabaha amamodoka irambwira ngo si Imana yavuze icyo kintu iyo modoka izaguha uzagendamo wenyine abantu barashize Imana isaba ibitambo by'uko abantu bapfa kugira ngo isohoze ibyo abantu yabasezeranije tafolema umuntu utarwanira competition ngarwanira ubwigenge uwo nguwo ntago ari umuntu w'Imana umuntu utarwanira kwagura imbibi z'umunani we z'igihugu cye narwanire kwagura imbibi z'umuryango we uwo nguwo nta muntu urimo Yesu ashimwe cyane ni igihe cy'uko iby'Imana yavuze ku banyarwanda Imana igira gute ibisohoza kandi yarambwiye ngo nzongere mbwira abantu kandi nanone ngo yuko uko yasamuraga ubutaka kera bukamira abantu n'uyu munsi wa none irimo rasamura ubutaka bukamira abantu ikindi cya kabiri nube kugira ubwoba ngo abo gupfa bo barimo barapfa n'ubu ngubu ni ruta bagomeye Imana barimo barapfa yarambwiye ngo sinzarira bari gupfa uyu munsi wa none ngo kuko bamwe bagomeye Imana ubutaka burimo buragira gute burimo burasama bukagira gute bukabamira simenya kwivugira ku mbuga nkoranyambaga ndari ndimo ndira bavuga babantu biwacu harabatsinda bapfuye ndavuga nayiwe Mana we ntibimeze bite irasanga n'injoro irambwira ngo ceceka ati kuko nasamuraga ubutaka bukamira bakora na dotari n'uyu munsi wa none ndacyasamura ubutaka bukamira abantu bangome abantu bihishe mu ijambo ry'Imana rasitando sikolavo bihishe kuvuga ngo bakorera Imana bihishe kuvuga ngo n'abapasteri ariko ari amasegaryana rasirando kandi nicyo gihe cyo kugira ngo Imana ikore izakora kandi byavuganye natwe izabikora irambwira ngo irinzi mbibagari abasenga Imana mu kuri no mu mwuka abari ku mugabane w'Afrika ku mugabane w'Uburayi abantu bakunda igihugu cyacu twe kwita kucyo aba bantu uriya nashimye umugabo umwe Traore yavuze ijambo rikomeye ngo dutunze abantu bitwa barwesa amadongo b'abazungu yarabivuze bakorera mu kwaha kwabo kandi arongera avuga ijambo rikomeye Kadafe niwe warivuze numva ngo arivuga ku bazungu aravuga ngo ironda ruhu ntirizarangira igihe imodoka ikigendera ku mapine y'iki y'umukara ariko nawe abwira ijambo rikomeye aravuga ariko bajye bamenya yuko natwe abirabura tujya muri toilette tujyanye impapuro z'umweru hehe muri toilette ntitujya tujyana iz'umukara uyu munsi rero abo bantu bashaka gukorana n'abagashaka buhake ku gihugu cy'u Rwanda ni stop kuko Uwiteka Imana gira ubwo abaturage abari hirya no hino hari icyo Imana yavuze ku Rwanda Imana yarambwiye ngo iruhagazeho si rimwe si kabiri nyiri joro yabinyeretse irambwira ngo genda kurangura ntabwo nabimeretse ku kinyamakuru irambwira ngo bambwire ngo amahoro arahari kubanje ariko kubangomeye ubutaka nagize gute narabwasamuye burimo burabamira turi kumwe n'abasirikare bambaye full combat natwe turi abasirikare mu kuri ndetse no mu mwuka umuntu utagirira ishyaka igihugu cye ntazagira n'ishyaka gakondo ese reka nkuba abagore nibo bajye bagira ibanga ni pare ese wowe urakijijwe 100%? Iyo ntambaro uhamagarira igihugu we n'umuryango wawe murakijijwe wowe urumva ibyo uri mureba ushaka kugira ngo uzafate uzabisingira urakijijwe uzasigara urakijijwe cyangwa uri inyangarwanda urimo urahanura ibyo utazi oya umutima wawe wowe muhanuzi ikindi ngiye kongera kuvuga hano ejo bundi Imana yaransanze irambwira ngo abavuga ukuri nk'uko nguko ntibazahembwa ngo ariko abavuga igihuha cy'intambara kubera ko dufite abanyangarwanda bari hirya no hino ngo bohereza amadolari kubavuga igihuha cy'intambara ngo bakaryaho bakarushaho guhaga ngo kugira ngo ejo bazabone kongera kuhanura ibindi bikomeye mu baturarwanda kugira ngo nyine barimo barabafasha abo hanze babohereza ku mafaranga kugira ngo igihuha gikire gute gikomeza abantu ikindi cya kabiri Satani zaba ku gihugu cy'u Rwanda abazapfa bazapfa n'uyu munsi bari kugira gute bari gupfa nongere mbisubiremo Imana izagenda ibica ni ruto mamagariye abantu rero bameze nka Mose mamagariye abantu rero bameze nka Uri mamagariye abantu rero bameze nka Roni bafata amaboko ya Mose ngo kugira ngo Yesu abashe gutsinda urugamba igihugu cyacu kiriho natwe tururiho haleluya nubwo bafite intwaro z'intambara natwe dufite intwaro yacu ariyo jambo ry'Imana kandi tuzatsinda umuzungu wese tuzatsinda South Africa tuzatsinda Congo tuzatsinda Burundi icyo tuzi cyo nuko turwanira mu kuri kandi tuzagira gute tuzanesha twebwe
amahoro y'Imana wifuriza umugisha w'Imana udukunda kandi ukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Ineza y'Imana rero nibana nawe kandi umugisha w'Imana ukomo ndetse n'abawe bose. Umugabane abereye ku mugabane wa Amerika, Aziya, Uburayi, Afurika. Reka mwese tubasuhuze kandi tubifurize ineza y'Imana, tubifurize umugisha w'Imana. Uwiteka Imana wagirire neza, Uwiteka Imana bumvire kandi Uwiteka bumve gutaka kwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni Musaraba TV rero, nimba utakora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu butumwa bwiza tuzatunyuzaho kugira ngo uwa mbere mu kubona dukeneye ko abantu bahinduka kandi bakamenya ukuri, kandi ukuri ni Yesu, ukuri ni ijambo ry'Imana. Dushimye Imana ko yongeye kuduhuza n'umukozi w'Imana Egide. Kandi tumaze igihe tutabonana, ariko dushimye Imana ko yamurinze natwe ikaturinda tukaba twongeye guhura tutishwe n'ibyaha. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Egide turagusohoje. Nanjye ndabashuje mu izina rya Yesu. Amahoro kuri twese. Umwaka mushya muhire. Kuri twese cyane. Ariko Dani nabyo umwaka mushya muhire. Umwaka mushya nyamara. Ariko uzi ko twaherukanaga ko kuri aya mwaka watambutse. Twaherukaga 2024. Imana ishimwe ko twongeye guhura tutishwe n'ibyaha. Imana ishimwe. Amen. Watangiye umwaka utusoza undi gute? Natangiye umwaka neza, undi nawushoje neza. Nta gikuba cyabaye mu muryango wanjye. N'ibyabaye ku mukiranutsi, yavuze ngo ibyago n'amakuba n'ibyinshi ku mukiranutsi. Buriya sinjya ntanarizwa n'amakuba kuko nzi yuko ari umukiranutsi 100%. Yaje ubwo nyakira uko yaje, ndavuga ngo ibyo biziye umukiranutsi. Yego. Rumva mu itangiriro ry'umwaka twagize ibyago, mpfusha amasenge, ariko kuri jewe bari nk'ibintu bisanzwe. Kubera ko namenye ko ari ryo rembo. Niryo rembo, niyo nzira n'ukuri tugomba kunyuramo. Rero sinjya ngira ikibazo cyo kuba umuntu wanjye agiye, ahubwo ngira ikibazo cyo kubaza ngo agiye. Gupfa rero ko kuri je ni ibintu bisanzwe. Cyane ko ari rembo rya twese tuba turi ku murongo cyane. Uwo murongo ugezeho ni witugenda cyane. Ahandi byagendaga ariko. Ndashima Imana, ndakomeye. Ndacyahamya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ugigomeze neza. Cyane. Mu kuri ndetse no mu mwuka. Imana ishimwe cyane. No ku mubiri usura ntameze neza nepo. Urakeye turakuza tuba. Urakeye cyane rwose. Gutindana n'Imana niko bimera. Iyo watindanye n'Imana usa nayo. Shaka gusanga uri mu bisubizo. Igihe cyose twese ibisubizo tubihoramo. Ega ntago ari byo twebwe turindira ngo bizaza ryari. N'uyu munsi wa none nashubijwe kuko naramutse mpumeka umwuka w'abazima. Imana ishimwe cyane kandi Imana iguha umugisha. N'uyu munsi wasubijwe ko nezera yuko abaryama bose ntabwo ariko babyuka. Dushimye Imana ko twaryamye tukabyuka. Nabyo ni irindi shimwe tuba dufite kandi twuba kubishimira Imana. Cyetse tutanyurwa cyangwa se turabana bingaye ngo tutashima, ariko Yesu yakoze abwo icyubahiro. Haleluya, muhaye icyubahiro n'ukuri n'amaboko yo. Egide, iminsi imeze ite? Iminsi uri kubibona gute mu buryo bw'imisenge, mu buryo bw'agakiza? Uri kubona bimeze bite? Turi mu minsi y'imperuka, ariko uko tugera twegera tugera dusatira kugaruka kwa Yesu. Ese uyu munsi abera bahagaze bate? Urabona barinze ubugingo bwabo gute muri no minsi? Ku kintu cyitwa abera jewe ndiheraho. Ntago njya nkunda abantu badakunda competition. Kuko nkunda amarushanwa cyane. Sinshaka kwicara mu mahoro nk'uko abantu benshi bivuza ko bazahora bicaye batarwana. Nkunda competition, nkunda amarushanwa abantu baba barimo, nanjye nkunda kugendera muri ayo marushanwa. So abantu benshi rero bari mu gikuba cyo kutareba barebesheje umubiri, bagaterwa n'ubwoba n'ibyo bumva hirya no hino, ariko ntibakunda competition. Iyo uzaba umunyambaraga rero uhora muri competition, uhora mu marushanwa. Nicyo kikubwira kuri umwana w'Imana, nuko uhora mu marushanwa. Mureke erega ibyahanuwe bisohore, abahanuzi bagira agaciro. Sibyo n'Imana kandi yabivuze igira gute, igira agaciro mu byo yagize gute, mu byo yavuze. Rero iminsi sinyibona nk'iminsi idasanzwe, ahubwo nyibona nk'iminsi nyine abera bakwiriye kugiramo competition. Bakwiriye kumenya neza ko bakwiriye guhanganira namwo n'imbaraga za Satani. Ubwo duherukana narakubwiye ngo uru rugamba turiho surw'abantu ni Kristo na Satani bari kurwana, ariko uyu munsi ruremereye ubwoko bw'Imana. Kandi intambara ntago zizabura kubaho nepo. Icyo kintu njya nkikubwira. Mu gihe iya Yesu na Satani itararangira uyu munsi ngabera b'Imana batahe, ni nako no mu isi intambara itazagera gute, itazarangira. Niyo mpamvu rero duhora duteze amaso, duhora duhanganira mu izo ntambara bavuga. Duhora turi ready rero yo kuzazirwana kandi tuzazitsinda kuko Yesu Kristo niwe uzaturwanira akanadutsindira. Ese agaciro k'umuhanuzi nuko ibyo azahanura bizasobanurwa nibwo azagira agaciro? Iteka ryose umuhanuzi agira agaciro.
kuko umwuka w'Uwiteka uba umuriho. Yahanura atahanura azakomeza kugira agaciro. Kandi byiza n'ubundi umuhanuzi wemerwa nuko nicyo yahanuye kigira gute gisohora. Ni ngombwa rero yuko ibyo bahanuye bigomba no kugira gute no gusohora. Dufite abahanuzi bamwe na bamwe ashobora guhanura ibyago akahita afata itatu kugira ngo bisohore, kugira ngo nyine ngo yemerwe ko ari umuhanuzi wa nyaho. Muremeranya? Reka nkubwire ne Paul, ntago nemeranye abantu bavuga ati kuko nahanuye reka njye gufata itatu bisohore. Sibyo? Kuko guhanura ni kimwe n'ubisohoza ni Kristo Yesu. Uwaguhaye impano, sibyo? Afite n'ububasha bwo gusohoza icyo yashyize muri wo. Gusenga ni iby'umwihariko. Gusenga bibaho, ariko ntuzasenge kubera ko wahanuye ngo uvuge ngo ngiye gusenga kubera ko nasengeye Nepo ngo agire icyo abona kugira ngo gisohore. Oya, gusenga nyine ni ubuzima, ni imibereho. Ntidusengeshwa no guhanura, ntidusengeshwa no kujya kuri kamera, ahubwo dusengeshwa nuko ari imibereho y'umukristo cyangwa imibereho y'umuhanuzi. Ese umuhanuzi ibyo yahanuye nta ruhare ashobora kubigiramo kugira ngo bisohore? Uruhare rwa mbere ni uko agomba kumenya rules, amategeko y'Imana, mu cy'umwuka wera mutegeka cyo kubana n'Imana. Iyo wagendanye n'Imana mu kuri no mu mwuka nta kabuza. Sina ngombwa kuhanura, wanaremesha ururimi bitewe n'imibanire yawe n'Imana. Ubaka kanya mwene data se namaze kugusengera akabango kandi ngo kuko azi ko ari umwana w'Imana icyo akwatiyeho kirakubaho. Nuko nyine afite imibanire n'Imana. Ukubanye n'Imana nibyo bigutera gutuma icyo Imana yavugiye muri wowe kinaso. Yego. Ukubanye n'Imana. Yego. Ese nshobora kureba Egide nkamenya yuko abanye n'Imana neza muri shaye maso? Amaso y'umubiri ntashobora kubikwereka. Kuko hari abambaye uruhu rw'intama ariko imbere y'amasega arya. Cyokora icya mbere cyo nuko ushobora kuba mbere na mbere mu cyitwa umwuka w'Uwiteka ari muri wowe, ushobora kumenya. Kabiri, nta nubwo nkwiye kwitwaza kuvuga yuko utamenya n'imbuto nera nazo. Nubwo watubwira ko muzatumenyera ku mbuto twera, hari abantu bera imbuto hano hanze bazi gukora ibintu byiza bagakorera umugisha, ariko imbere ari iki? Ari n'inyamaswa. Babo barahari. Umuntu akaguha akaguhereza ikiganza cyangwa akaguhereza ibyo aguhereza ukabona ko yera imbuto, cyangwa imbuto akazerera hano kumugaragara aho uzireba, ariko yagera hara hirya agakora ibibi aho utamureba. Yego, niba mpamvu nakubwiye ubushize tuba tugana navuga nti ibintu kumbwira ngo imbuto tuzamenya ku mbuto ntago bihagije. Ntago ibyo bihagije rwose. Egide turagushimiye mu izina rya Yesu, Imana iguhe kandi Imana ikomeze kukwagura. Amen. Ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Nari ngukumbuye ntegereje kumva ijambo, nkeneye kumva impamba Uwiteka Imana yawe kugira ngo utugezeho. Ngiye kwicara hasi ntega amatwi nanjye numva icyo Mwuka abwira amatorero no misi ya none. Amen. Reka tugusabe noneho usenga Imana ukunga ko y'urugendo ko nguko. Ni karibu. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, turaguhimbaje, tugushimiye ko wongeye kudukingurira amarembo uyu munsi wa none, kongera kuduhuza n'iki kinyamakuru. Nuhabwe icyubahiro. Ni iminsi myinshi ishize abera bawe batumva ijambo rikomoka mu kanwa k'igikoresho mburamumaro, nkuko Paulo yavuze ko ari igikoresho mburamumaro. Nanjye ubwanjye rero ndi igikoresho mburamumaro imbere yawe. Nkora ibyo nkoresheje, ntago nakora ibyo nikoresheje. Aka kanya ndasenze natuye amagambo meza imbere y'ubwoko bwawe bugiye kumva ijambo ryawe. Ubaho umutima wo kumva ndetse no kukumvira, aho bari hirya no hino ku isi, muri Afurika, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika, ab'uruhu rwera, ab'uruhu rwirabura, abo bose ubahe kumva ijambo ryawe ndetse no kuryumvira. Aka kanya rero turagushimiye kubw'akanya uduhereje, ukomeze ubane natwe. Buri muntu wese umugirire neza, umuhe kuramuka, umuhe ubugingo buhoraho, umuhe imbaraga, umuhe gukomera. Muri iyi minsi abantu babuze imbaraga z'umutima, babuze gukomera kubera ibintu bagenda bumva hirya no hino, ariko kuko ari we nkomezi uduha imbaraga zo gukomera mu mutima ndetse no gukomeza inzira z'igisiyoni mu mitima yacu. Urakoze Mwami wacu rero, ngaho ukomeze gufungura amatwi yacu n'imitima kugira ngo twumve ijambo ryawe no iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Mbere na mbere ijambo ry'Imana. Nari mbakumbuye abantu bo ku Musaraba TV, nari mbakumbuye. Hari haciyemo igihe kirekire tutaboneka imbere y'ubwiza bw'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubonera mu gitabo cya mbere cya Timoteyo, mu gice cyaho cya urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo,
mu bice byaho bibiri. Umutwe w'ijambo uravanga ibyo gusabira abantu bose. Irya mbere ya byose, ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira. Kabiri, ariko cyane cyane abami n'abatware bose kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. Iryo ni ryo jambo Imana impaye muri aka kanya. Iri ni ibyo Pawulo yandikiraga nde Timote, avuga ko dukwiye gusengera abantu bose. Hano ntiyavuze ngo ni uwera, ntiyavuze ngo ni umukiranutsi, ntiyigeze avuga ko ni abantu bose muri rusange. Waba ukiranuka waba udakiranuka, ni ngombwa ko aba bantu ugire gute ubasengera. Iri jambo rero yararivuze ariko ngo cyane cyane abami n'iki n'abatware. Uyu munsi twese turimo turumva impuha z'intambara, ibyo bavuga hirya no hino, yaba ari ku mbuga nkoranyambaga, yaba ari mu bahanuzi bari guhanura, n'abandi bantu bose turagenda gutya tukumva abantu barimo bavuga izo mpuha. Ariko ntibikuyeho ko icyo Imana yavuganye na Nepo kizagira gute kizasohora. Niyo mpamvu Imana ikeneye abantu bakwiriye kujya ku mavi bagasenga, kuko twabonye Mose yakoze ikintu gikomeye cyane. Aroni ubwo yari amaze kwinjira mu kibi, anategetse ko abantu bakura impeta zabo ku matwi, ngo aragenda araziyaza azikuramo ikimasa, ngo barakiramya baragihimbaza, mbese bagikorera imihango, baravuga bati iki nicyo cyadukuye muri Egiputa, igihe Mose yatindaga hehe ku musozi. Ariko Mose kuko yagiraga urukundo rw'abantu, amen, akagira urukundo rw'igihugu cy'i Kanani Imana yari yarabasezeranije, nibyo byatumye yikubita imbere y'Imana, amara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya umutsima atanywa n'amazi, abiteshejwe n'urukundo rw'abantu yari ari kumwe nabo, abiteshejwe n'urukundo n'imbaraga Imana yari yakuje umuntu mu gihugu cya Egiputa. Niyo mpamvu uyu munsi wa none abantu dukwiriye kubera amaso igihugu cyacu. Reka mbivuge, kuko njya mvuga ngo umuntu udakunda igihugu cye nta nubwo azakunda Kanani, nta nubwo azakunda ubwami bw'ijuru. Niyo mpamvu uyu munsi wa none dufite abantu ariko batagize umutima w'ubunyamuntu, ngo yumve yuko uyu munsi yagira ishyaka ryo gusengera igihugu cye, ahubwo akamera nka wa muntu utemisha amagize gute aryicaye. Niyo mpamvu ejo bundi Imana yanyeretse iyerekwa rikomeye cyane. Imana inyereka ko imbwira ngo mu 1890 imbwira iryo jambo, irambwira ngo igihugu cyacu cyari kinini kitaragabanywaho imbibi. Irangwa abazungu, burya hari umuvugabutumwa uvuye hano imbere aravuze ngo na Satani agira gute arerekwa. Yabivuze ndabyumva cyane, ngo abazungu bari bafite iyo gahunda, bagashaka buhake ngo bari bareretswe ku gihugu cyacu ko bagomba kugihanagura ku ikarita y'isi kikavaho, kubera ko babonaga yuko kizaba ikinyembaraga mu gihe kidasanzwe. Ubwo duherukana narakubwiye ngo Imana ikorera mu binyantege nke. Nepo ntabwo Imana izajya gukora mu banyamerika, bibwira ko bafite ubwenge, bibwira ko ari abanyambaraga mu mbaraga za rutura, ariko ntabwo Imana izakora muri bari, ahubwo izakorera mu gahugu kadafite ishusho. Izakorera ku muntu nka Egide ukomoka mu muryango epfiriye, aho abantu bose bareba yuko ibintu bitagira gute bitashoboka. Turahirwa rero, turi abanyamahirwe ku mugabane w'isi no ku mugabane wa Afurika. Turi gatoya kandi buri muntu wese ashaka kutwogeraho h'uburimiro, ariko dufite isezerano ry'Imana. Mwene data Imana imuha umugisha, yavuze ku isezerano. Dufite isezerano ry'Imana. Imana yarasanze ejo bundi irabimbwira ngo nzabwira abanyarwanda, ngo mbabwire ngo umuntu wese uzi ko Imana yavuganye nawe, irambwira ngo mbwire cyane cyane abantu bafite ubuhanuzi banga Imana izabatabara nyuma y'imvura, ngo izabaha amazu, ngo nyuma y'imvura ngo izabaha amamodoka. Irambwira ngo si Imana yavuze icyo kintu. Iyo modoka izaguha uzagendamo wenyine abantu barashize, Imana isaba ibitambo by'uko abantu bapfa kugira ngo isohoze ibyo abantu yabasezeranije. Iyo nzu uzayinjiramo gute amaraso y'abantu yaramenetse, uzajya mu iyo nzu usinzira ngo ni Imana yayiguha. Uyu munsi niko gukora kw'Imana. Imana ikorera muri iki gihe abantu bose bacecetse. Imana irambwira ngo mbwira abantu bafite amasezerano ko nta sezerano bafite. Irabimbwira ngo nta sezerano bafite, kuko Imana si Satani bajya gusaba ubutunzi ngo zana umugore wawe zana umwana wawe. Imana itangira ubuntu,
ntimena amaraso kugira ngo ihe Jide, ntimena amaraso kugira ngo ihe bagenzi banjye barahangaha, ahubwo imena amaraso kubw'urukundo agize gute yadukunze, ari rwo Kristo Yesu yadukunze akamena amaraso ye akatubambirwa ku musaraba tukabambura. Ikindi cya kabiri, Imana yambwiye ngo umuntu udakunda igihugu cye n'ubwawe we mu ijuru ntabwo azabukunda, kuko udakunze igihugu cyawe gakondo, brandi yawe ni igihugu cyawe, brandi yawe ni Kristo Yesu. Nudakunda igihugu cyawe nta nubwo uzabukunze n'iki n'ijuru. Tufite abantu rero birirwa bahanura ibyago n'amakuba kandi benshi bataratumwe n'Imana, bavuga bati ahubwo bo babitse amasezerano y'amahoro, bavuga bati reka tujye guhanura, tuba abahanuzi b'ibigoryi tujye guhanura, duhanure tuvuga ngo nyuma y'intambara ngo Imana izabaha amazu. Iyo naravuze ngo Imana izama icyo gihe abantu bapfuye, izanye zinjyane muri abo bantu igire gute inyure. Ibyo izama se uzaba ko bivuye mu kuboko kw'Imana? Uyu munsi wa none ntiyakoresha nepo iyo nzu ndi kuririra nayo nepo akayima ariho ari muzima bidasabye igitambo cy'abana be, ntiyakoresha uyu mwene data imodoka akayima bitagombye ko abantu bapfa. Ntabwo Imana itanga kubera ko abantu bapfuye, ntabwo yabuze ibyiza gute ibyitanga. Hanyuma irambwira ngo nzongere mbwira abanyarwanda 1890 ubutaka bw'u Rwanda uko bwahoze, Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo nta nakadomo kabuzeho, bwose buzagaruka ku banyarwanda kuko Imana ishaka kwagura igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi wa none navuze ngo nkunda abantu bajya muri competition. Umuntu la sita folema, umuntu utarwanira competition ngarwanira ubwigenge, uwo nguwo ntago ari umuntu w'Imana. Umuntu utarwanira kwagura imbibi z'umunani we z'igihugu cye, narwanire kwagura imbibi z'umuryango we, uwo nguwo nta muntu urimo. Yesu ashimwe cyane. Ni igihe cy'uko iby'Imana yavuze ku banyarwanda Imana igira gute ibisohoza. Kandi yarambwiye ngo nzongere mbwira abantu kandi nanone ngo yuko uko yasamuraga ubutaka kera bukamira abantu, n'uyu munsi wa none irimo rasamura ubutaka bukamira abantu. Ikindi cya kabiri, abantu bavuga ngo intambara, hari abera b'Imana bameze nka Mose, mumvugire ngo amen, bagipfukamye ku gihugu ndetse n'isezerano babwiwe n'Umwami Imana. Abo ngabo baracyasengera igihugu, abo ngabo baracyaririra igihugu, bari ku mujishi w'igihugu cyacu. Resitafo irambwira ngo Imana itaza kuhaba ni Mesiri imwe tugahita tuva kuri ubu butaka, ariko Imana irambwira ngo iracyamanitse amaboko, ntizigaragaza mu bazungu ahubwo izigaragaza ku munyarwanda. Haleluya. Irambwira ngo abantu be kugira ubwoba, ngo abo gupfa bo barimo barapfa n'ubu ngubu, ni ruta bagomeye Imana barimo barapfa. Yarambwiye ngo sinzarira bari gupfa uyu munsi wa none, ngo kuko bamwe bagomeye Imana ubutaka burimo buragira gute, burimo burasama bukagira gute bukabamira. Simenya kubivugira ku mbuga nkoranyambaga, ndari ndimo ndira bavuga babantu biwacu hari abatsinda bapfuye, ndavuga nayiwe Mana we ntibimeze bite. Irasanga n'injoro irambwira ngo ceceka, ati kuko nasamuraga ubutaka bukamira bakora na dotari, n'uyu munsi wa none ndacyasamura ubutaka bukamira abantu bangome, abantu bihishe mu ijambo ry'Imana. Rasitando sikolavo bihishe kuvuga ngo bakorera Imana, bihishe kuvuga ngo ni abapasiteri, ariko ari amasega aryana rasirando. Kandi nicyo gihe cyo kugira ngo Imana ikore, izakora kandi ibyavuganye natwe izabikora. Irambwira ngo irinze imbibi z'igihugu cy'u Rwanda, ngo ndetse kandi iracyongereye, ngo kuko ubutaka bwose bwajyanywe na bushaka buhake, Uwiteka abugaruye mu biganza by'abanyarwanda. Kandi nambwira ngo abantu batuze umutima basenge, Imana irumva. Iravuga ngo nuko Uwiteka avugira mu kanwa ka Paulo, aravuga ngo bwira Timoteyo ngo senga kandi usengera abantu bose, ubasabire utarobanuye, utavuze ngo uyu ni umujura, utavuze ngo uyu ni umwicanyi, utavuze ngo ni umugambanyi, sengera abantu bose. Niryo jambo yavuze ngo cyane cyane abami n'iki n'abatware, ngo basengere kugira ngo uramire mu gihugu. Byaba bimaze iki Imana itaduhera amasezerano mu gihugu yatubwiye? Simwe mwarimo muvuga ngo abari muri Amerika barimo baravayo nyine kuko bagiye kuzerera. Igihugu cyacu Imana izagihindura paradizo. Ibyo twavuganye n'Umwami Imana bizasohora, ntago ari kera. Uyu munsi wa none ntago reba kuntu tungana, ariko tukaba tuvugishije isi yose amangambure. Ese bakagombye kuvuga ari amagambo ari abantu bakomeye? Nuko twebwe dufite isezerano. Nakubwiye ngo isezerano rya mbere nuko twebwe agahugu kacu gasuzuguritse, iryo ni ryo sezerano. Ikindi cya kabiri dufiteho umugabane, nuko Imana yavuganye n'abakurambere bacu ngo u Rwanda raterwa ntirugira gute ntirutera. Iyo umuntu ahagaze ku cyo Imana yavuganye nawe, kabone nubwo byagenda gute, Imana ikomeza isezerano. Imana ikomeza isezerano. Haleluya. Imana ikomeza isezerano.
arambwira ngo nzababwire ngo imbibi z'igihugu cy'u Rwanda uko cyari kimeze kose Imana yari yaragishyizeho nta n'umuntu n'umwe uzatwara n'akadomo kacyo kuko Uwiteka Imana agiye kurwanisha intambara bagatanga n'icyumweru bagatanga n'ukwezi abo ni bandi batemesha ry'igiti bageze gute baryicayeho bakavuga bati nyine niza nzatwara inzu ya nepo niza nzajya mu modoka ibaze udatinya kuzaryama mu nzu yamenewe amaraso akayicengeramo akavuga ngo ni isezerano ry'Imana reka mbabwize ukuri iryo sezerano ryewe sinzarijyemo niba Imana ari uko itanga ntizame bene ako kagera ibura kuguha abantu bahari ngo barebe isezerano ry'Imana erega n'ubu ngubu nanjye mvuga gutyo ndakodesha nanjye mvuga gutyo ngenda n'amaguru ariko mfite isezerano ry'uko nzaba mu mazu ku kindi cya kabiri njya nenga abantu benshi cyane basenya amazu yabanya abantu bagira kwizera gutya baravuze ngo ubuse ngo none twebwe ni twebwe abera b'Imana tuzamunzu zimeze nk'imyobo ni twebwe tutaremewe kujya muri etaje tuzayijyamo kandi tuyigishwemo kubera imbaraga z'Imana ntabwo tuzayijyamo Imana yamenye iki yamenye amaraso Imana ishimwe cyane ngo nuko Mose rero arapfukama arasenga bigaragara mu gutegeka kwa 2:9 ku murongo wa 18 ngo arubarara ngo asengera Aroni kuko yari yarakoze ikizira ategeka ubwoko bw'Imana kubumba ikibumbano barakiramya baragisingiza nyabuneka ku Imana yacu ivuga ngo izirana n'umuntu uzasenga indi Mana ariko gusenga kwa Mose kwayindi ibintu ngo asengera Aroni Imana igira gute iramubabarira ibabarira Abisirayeli bose ayigira inama arabwira ngo mwami biragatsindwa Imana imubwira ngo nabica bose nkabakuraho kubaka ibintu biravuna Yesu ashimwe cyane Imana yatwubakiye igihugu ni nayo ivuga ngo izaza kugisenya ayiwe biravuna kubaka uko waba ufite umunyambaraga kose kubaka bigira gute biravuna Yesu ashimwe cyane ngo arasenga Mose ngo ashyira amavi hasi iminsi 40 n'amajoro 40 mamagariye abasenga Imana mu kuri no mu mwuka abari ku mugabane wa Afrika ku mugabane w'Uburayi abantu bakunda igihugu cyacu twe kwita kucyo aba bantu uriya nashimye umugabo umwe Traore yavuze ijambo rikomeye ngo dutunze abantu bitwa barwesa amadongo b'abazungu yarabivuze bakorera mu kwaha kwabo kandi arongera avuga ijambo rikomeye Kadafe niwe warivuze numva ngo arivuga ku bazungu aravuga ngo ironda ruhundi rizarangira igihe imodoka ikigendera ku mapine y'iki y'umukara ariko nawe abwira ijambo rikomeye aravuga ariko bajye bamenya yuko natwe abirabura tujya muri toilette tujyanye impapuro z'umweru hehe muri toilette ntitujya tujyana iz'umukara uyu munsi rero aba bantu bashaka gukorana n'abagashaka buhaki ku gihugu cy'u Rwanda ni stop kuko Uwiteka Imana akimanitseho inkota itukura abahanura nibahanure batanga iminsi batanga ibi ariko abo ngaba Uwiteka aje kubagotomera ntago isezerano ry'Imana ari ryo gusenya igihugu cyavumye u Rwanda rwacu rwaravunitse kuva 94 twabonye ibyabaye ninde muntu wifuza gusubira mu ntambara y'ibyabaye ubivuga nuko atabizi nuko atigeze akurikira amateka yacu Imana yacu rero irubaka ntigira gute ntisenya niyo mpamvu rero mpamagara abanyamasengesho be kugira ubwo abaturage abari hirya no hino hari Imana yavuze ku Rwanda Imana yarambwiye ngo iruhagazeho si rimwe si kabiri nyiri joro yabinyeretse irambwira ngo genda kurangura ntabwo nabimeretse ku kinyamakuru irambwira ngo bambwire ngo amahoro arahari kubanje ariko kubangomeye ubutaka nagize gute narabwasamuye burimo burabamira intambara yo kubaho iriho navuze ngo umuntu udakunda ngeshimiranya kubaho akunda competition uzatinya umuntu udakunda amarushanwa ihora utinya ariko umuntu ukunda competition uhora uvuga ati jewe nzarwanira iki nzarwanira kuba wa mbere n'iki Imana ishaka Yesu adakunda competition yere kumanuka mu ijuru ngazarwanire umuntu ngabeho kandi bamenye neza yuko intambara itazareka kubaho mu gihe hagati ya Yesu Kristo na Satani tararangira niyo mwisi hagati y'urugo ntizagira gute ntizarangira Yesu Kristo na Satani niwe azarangiza intambara yo mwisi niyo mpamvu tudakwiye kugira ubwoba bw'iki bw'intambara ahubwo dukwiye kuba abasirikare bande ba Kristo Yesu kabiri ijambo rigaragara mu kuva 17 umurongo wa 17 hatubwira uburyo Yesu yari yagiye ku rugamba ari kurwana Mose yamubwira ngo jya ku rugamba nanjye ndazamuka umusozi ndatwara inkoni yanjye ndajyana na Aroni na Huri
murwane, nanjye ndakoresha isengesho la sita forando, mpamagarira abantu bameze nka Mose, mpamagarira abantu bameze nka Awuri, mpamagarira abantu bameze nka Aroni, nibaze turwane urugamba rw'igihugu cyacu turukure ku ngo y'abadayimoni. Abavuga ko bizaba ntabwo bizaba, natwe turi kumwe n'Imana isumba byose, turi kumwe n'abasirikare bambaye full combat, natwe turi abasirikare mu kuri ndetse no mu mwuka. Umuntu utagirira ishyaka igihugu cye ntazagira n'ishyaka gakondo. Ese reka nkubaza, abagore nibo bajya bagira ibanga, nipo reka nkubwize ukuri, buriya wibye ukiba byanyabyo bakaza kugusaka, umugore yavuga ngo umugabo wanjye yibye, vuga ngo nta nubwo yabivuga kabone nubwo baba barimo bagufatira mu cyuho, kubera urukundo akunze iki umugabo we. Uyu munsi wa none abantu babuze urukundo rwo gukunda igihugu cyabo, bise abanyamahanga. Nicyo kibazo abantu dufite. Ariko ngo nuko Mose ajya ku musozi, ngo yamanika amaboko, Yesu agakubita Abimeleki akabanesha, ngo yaruha amaboko yamanuka Abimeleki bakanesha Abisirayeli. Ngo nuko bajya inama, nyene abantu tujya inama, nyene abagabo nka Aroni na Uri, kandi namwe hano murahari, tujya inama ku gihugu cyacu. Uyu munsi wa none abantu birirwa bari ese wowe urakijijwe 100%? Iyo ntambara uhamagarira igihugu we n'umuryango wawe murakijijwe? Wowe urumva ibyo uri mureba ushaka kugira ngo uzafate, uzabisingira urakijijwe, uzasigara urakijijwe, cyangwa uri inyangarwanda urimo urahanura ibyo utazi? Oya, umutima wawe wowe muhanuzi. Ikindi ngiye kongera kuvuga hano, ejo bundi Imana yaransanze irambwira ngo abavuga ukuri nk'uko nguko ntibazahembwa, ngo ariko abavuga igihuha cy'intambara, kubera ko dufite abanyangarwanda bari hirya no hino, ngo bohereza amadolari kubavuga igihuha cy'intambara, ngo bakaryaho bakarushaho guhaga, ngo kugira ngo ejo bazabone kongera kuhanura ibindi bikomeye mu baturarwanda, kugira ngo nyine barimo barabafasha bo hanze, babohereza ku mafaranga kugira ngo igihuha gikire gute gikomeza abantu. Ikindi cya kabiri, Satani yazamuye iki gihuha kugira ngo abantu bave mu masezerano y'iby'Imana avuganye nabo. Uyu munsi wa none umuntu urimo wumva intambara no gusenga ntasenga, ahita yibagirwa amasezerano Imana avuga ati ya modoka sizayimite ko n'ubundi barimo bavuga intambara, gusenga bagize gute barimo barabyibagirisha abantu. Imana irabeshya n'ubundi bagiye mu gahuge k'icyo Satani arimo aza kubongorera mu matwi y'abahanuzi birirwa bavuga ngo intambara. Imana yacu ishimwe yuko itubera ahabona, nta kizaba ku gihugu cy'u Rwanda, abazapfa bazapfa, n'uyu munsi bari kugira gute bari gupfa, nongere mbisubiremo, Imana izagenda ibica ni ruto ni ruto. Mamagariye abantu rero bameze nka Mose, mamagariye abantu rero bameze nka Uri, mamagariye abantu rero bameze nka Aroni, bafata amaboko ya Mose ngo kugira ngo Yesu abashe gutsinda urugamba igihugu cyacu kiriho, natwe tururiho. Haleluya! Nubwo bafite intwaro z'intambara, natwe dufite intwaro yacu ariyo jambo ry'Imana, kandi tuzatsinda umuzungu wese, tuzatsinda South Africa, tuzatsinda Congo, tuzatsinda Burundi. Icyo tuzi cyo nuko turwanira mu kuri, kandi tuzagira gute tuzanesha. Twebwe nibareka amateka arimo arisubiramo, ibi tureba n'iby'amateka yisubiramo kugira ngo Imana yagura imbibi z'iby'igihugu cyacu yagize gute yavuzeho. Ijambo rero ryatubwiye ngo nuko Pawulo abwira Timoteyo ngo musengera abantu bose, ngo ariko cyane cyane abami n'abatambyi. Wowe urimo urasenga ute? Wowe urimo urasengera nde? Aho nturi gusenga uvuga ngo ibyago bigurira igihugu, ijambo riratubwiye ngo cyane cyane abami n'abatambyi, abo nabo bakwiriye imbaraga z'amasengesho, igihugu gikwiriye imbaraga z'amasengesho, abahanuzi bakwiriye imbaraga z'amasengesho, abari ku rugamba bakwiriye imbaraga z'amasengesho. Bene data, nicyo gihe, ntabwo ari igihe cyo kuryama, si igihe cyo gusinzira, si igihe cyo kwicara mu munezero, ni igihe cyo kugira ngo duhaguruke natwe dufatane amaboko dusenge. Shimira abantu baherutse kumamagara bambwira ko bari mu gusengera igihugu cyacu, Imana ibaha imbaraga n'amavuta. Mugurira abantu bari hirya no hino, abumva dufatanije kurwanira ubwigenge bw'igihugu cyacu, kuko Imana yarambwiye ngo ku isi hose ngo abantu basenga n'Abanyarwanda, kuko abantu bose bateye Imana iki umugongo. Kuko Imana yacu itica rero mu gihe cyo kwica irica, mu gihe cyo gukiza ikagira gute igakiza. Iba yarica, iba yarahereye kuri Aroni wategetse ubwo bwoko akaburemera icyo
ikimasa, ariko habonetse umusabira ari we Mose. Yaramusaba, Imana imugira gute? Imugirira imbabazi, imugirira impuhwe. Ni ngombwa ko twagomeye Imana, tukagomera Imana, tukayigomera koko biragaragara twijanditse mu bibi, ariko nitwongera tugapfukama tugasabira abantu, tugasabira abera b'Imana, Imana iratubabarira kandi Imana iratugirira neza. Rero abari mu hirya no hino, abari muri Afurika, aho ku mugabane w'Uburayi, abantu bakunda igihugu, abantu bareba Umusaraba TV, bumva ibi biganiro, baze bandike, tugwizanye imbaraga, dusenge, aho bari hose bashyira amavi hasi, bamenye ko Imana iri gusohoza icyo yavuze ku gihugu cy'u Rwanda. Imana ishimwe cyane. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, uri Imana ikomeye, uri Imana y'inyembaraga, uri El Shaddai, uri Jehova Rafa, kuko icyo wavugiye mu kanwa k'igikoresho mburamumaro havuga yaremye Jide. Warabinyeretse, si ibyo nihimbaza, mvuga mbwirijwe nawe, unyemere uzabimenyekanisha ikimenyetso cyawe cyo kwera no gukiranuka, kuko uri Imana itavuga amasigara cyicaro. Natwe ubwacu hari ibyo wadusezeranije, turacyabyiteguye, ntibirasohora, ntabwo uzabiduha nyuma y'icyo gihe. Ntusabwa amaboko, ntusabwa inkunga, ibyo uduha ntibisaba ibitambo. Igitambo dusabwa ni kimwe gusa, ni ukwizera isezerano ryawe. Icyo nicyo dukoresha, nicyo tugenderamo, nicyo twubashye, nicyo tuvugiramo. Nuhabwe icyubahiro yuko ibyo wavuze ku gihugu cy'u Rwanda uzabisohoza. Kandi Mwami, urakoze ko ari wowe ugose igihugu cyacu. Mwami, ukaba utwoherereje marayika w'Umwami Imana, marayika w'umucyo, uwajyanye na Yesuwa bagiye gutera. Mwami Nyiringabo Imana, la sita lazobe efone madra la kosinema, ubwo bari kuzenguruka Yeriko, ngo Yesuwa agira ihishurirwa, abona uwo marayika aramubaza ngo mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Aravuga ngo ni Uwiteka wanyohereje kugira ngo turwanire urugamba. Ndagushimiye ko wohereje marayika n'ingabo zo kugira ngo turwanire Abanyarwanda mu izina rya Yesu Kristo. Mwami rero udukomereze amaboko, kandi iki kinyamakuru ukomeze kukigwiriza imbaraga mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. None reka nkubwire, ubu dufite abagabo 10 b'ibigoryi, Bibiliya bivuga muri 12 bagiye gutata igihugu cy'i Kanani. Ngo 10 bazanye inkuru y'incamugongo, baza bavuga ngo igihugu kize gute, kirarimbutse. Ariko ugiye kubona abagabo 2 bagiye kuvuga ngo nubwo aba bavuze yuko imbere yabo tumeze nk'inzige, ariko tuzabarya nk'abarya imitsima. Hari abahanuzi 2 Uwiteka Imana yasigiye kugira ngo bongere babyutse inkovu zababaye mu mitima y'Abanyarwanda. Abanyarwanda twarababaye, ibyabaye ntabwo bizongera kuba, kuko Uwiteka Imana duhanzeho erega ari biba. Nababwiye ngo ntabwo babirirwa uyu munsi wa none bahora muri izi nama babatwiga buri munsi. Ni ukuvuga ngo ni roketi imwe tukaba turashize. Ariko Yesu we wenyine ubwe yashyizeho igitinyiro n'icyubahiro ku gihugu cy'u Rwanda. Rero abantu bose nibatuze umutima, Uwiteka ari kumwe natwe. Ejo ni ingaruka nzababwira ibindi Yesu yageze gute, yagiye inyereka. Ariko ku gihugu cy'u Rwanda ni stop. Amahanga yose abimenye ni stop. Abagashaka buhake ni stop. Babandi barwesa amadongo Traore yavuze ni stop, kuko hari Imana yavuze kuki ku Banyarwanda. Ntabwo rero dutinya gupfa, kandi nubwo yanaza twe ntidutinya urupfu, ahubwo twebwe duharanira kuzahora tugira icyo bita competition. Ntavuze ngo umuntu utarwanira, umuntu ubasha kwicara ngo icyo yavuze cyose yemere, uwo nguwo rwose ni ikigoryi. Kandi Bibiliya ivuga abagabo b'ibigoryi. Ariko umugabo nyawe nuhaguruka agahagurukira igihugu akakirwanirira. Imana iduhana umugisha. Imana igumugisha Ejide n'ubutumwa twari tubukeneye mu gihe nk'iki ngiki. Imana igukomereze amaboko mu izina rya Yesu Kristo, kuko dukeneye abantu bagara mu cyongo cya Eliya ahagazemo. Tugusabira umugisha, ariko tuguhe n'akanya utange nimero za telefone, ntabwo wagenda utazitanze, kugira ngo ugukenera abe yakubona. Ni karibu. 078 233 014 078 233 014. Imana ishimwe. Niyo nimero abantu bambonaho, abifuza ariko ko cyane ko dukwiriye gukomezanya gufata mu mugongo igihugu cyacu, twe kumera nk'indyarya z'Abafarisayo zirimo zitema igiti zikicayeho, kibaza ngo bazaba ari munsi y'ubutaka cyangwa azaba ari mu kirere, sinzi ahazaba ari. Imana yacu ishimwe. Reka rero mbasengere, mbasabira umugisha, mbasabira gukomera, umutima wawo waguke, kandi ishimira cyane abantu bakurikira ibiganiro by'Umusaraba TV. Imana ijye ibaha imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Amen. Kandi nabo baze badufashe, batanga inkunga yo kubaka igihugu cyacu mu mbaraga z'amasengesho.
Imana ishimwe cyane. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, turaguhimbaje, tugushimiye ku bw'aka kanya, tugushimiye kubwira ijambo mwami nyiribihe Imana rigere mu mitima y'abihebye. Hari abanyarwanda bihebye, ari abari mu gihugu, ari abari hanze, hari ndetse n'abaturanyi bacu batari abanyarwanda bazi ubwitange bw'igihugu cy'u Rwanda. Abo nabo mwami bagereho, ubahe gukomera, ubahe kugwiza imbaraga, ubahe kuba mu ruhande rwabo, cyane cyane ugere mu mitima yabo, ubahe icyo umutima wabo wifuza. Amasezerano ni menshi waduhaye, wanaduhaye ko tuzaramira mu gihugu cyacu. Igihugu cyacu ntitwagisumbisha amahanga, ntitwagisumbisha Amerika, ntitwagisumbisha Uburayi. Igihugu cyacu ni igihugu cyacu waduhaye, wakiduhaye nka gakondo. Brande yanjye ni igihugu cy'u Rwanda, brande y'abankomokaho ni igihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu mwami nyiribihe Imana tuzakomeza kucyubararaho kugeza iteka ryose, kugeza kugaruka kwawe. Rero buri muntu wese umuha imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwo gukomera ku gihugu cye, ndetse no kugisengera iteka ataruhuka ku manywa na nijoro. Kandi nkangurira na buri muntu wese mwami uri hirya no hino, umuha imbaraga zo gukunda igihugu no kugisengera iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Egide, Imana igumugisha. Ndawakiriye. Dushimiye umuntu wese abonye natwe muri icyo kiganiro. Dusubikiye ahangaha ikiganiro cyacu ku Musaraba TV, nakagaruka. Ciao ciao.